ngo nahishe ibintu byose nikwije cyane kubera ko umusani agira look yiwe ku buryo ukimubona hariya ntiwirirwa ubaza nguriya ninde utuvuga turi mu n'umusani n'umusani ubu ngubu ukuntu umuntu ucuruza imyenda mu isoko yambara siko Thematic yambara ukibona Thematic atarinza nakwibwira ko ari umusani utubona ko ari umusani kubera icyo ubibona how he's looking. This love is a feeling that I can't control. Kuchiyo ngubonye bituma mba weak. Oh na na na, let's mess tutite kwari kumutaga. Imvura nuyigwish ndaza numutaka. Yes, ndi muri guest kumutanga. Cause if you my babe ndamuchitinga tonight. Umva, babwira kandi kantu nkunda abagabo. Ubwo umuntu uzavuga ko ndumurezi bien yakisha. Already ubwo wakisha. Goko maranje urukurwa nkunda abagabo ubwo muraruzi we. Nango ukunda umugabo ukunda abagabo benshi apana really umva mu Mutara uzi imisozi narenze ngo nisanga i Kigali yo no ngo asubira ntago nasubira mu cyaro umva Yago buriya check buriya ninjye yavuze arabizi ko muva hamwe arabizi nyine arabizi none se ntiduturuka muri gatsi bashata bagwe reka ngubwana naturuka mu Mutara mbakubwira harimo witwa Muyoboke Alex harimo witwa Yago The Ben na The Ben harasumye Kigali naba Kigali ariko bavuye hariya bimukira mu mujyi Kigali. Baby we no have get enough of you babe sinzi niba nabasha oh baby try me when you want it I can be right but see if you want it give me your banana oh do you child when you push it high but see the car to Janizi yeah. TV. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Mumeze neza bakunzi bacu bakunze Siren Vibes. I hope you're doing good. Mu miryango yanyu aho muri. Twe tumeze neza turashima Imana kadushira telefone muri silencieux. Tutangura ikiganiro. Bon, vise umushitsi no munsi still vise umushitsi kandi yavuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Maze imisi mumubona akora ibiganiro ku ma platform atandukanye. Yakoze indirimbo n'umuhungu wacu Thematic. Ari ngaha mu Burundi gukora media tour twaje gukora promotion yayo sinzi niba hari ibindi byamuzanye aza kubitubwira yitwa Isimbi Dee ariko mu muzi nka Isimbi Dee canke ababonye irya ndirimbo afite akarimbo karyoshe kameze gutya karyoshe vraiment kayene rimwe Thematic ndirimbo rimwe Thematic igomba kuryoha reka ndamwakire araberewe baje je nagibaza ngo imvuma varize ndabaza barimutse basubiye iwabo uyu munsi nyene bigenze gute kumbe ni kit za makeup bubahwe jewe ntavuye mu ndabikoze babipfuye biheze umeze neza ndashima Imana welcome mu Burundi hama kandi kare muri Siren Vibes murakoze umeze neza meze neza ndashima Imana dore ndabyushye. How do you feel? I'm feeling great. Yeah. Akoba akareka ntabwo ugira ubwoba se bwo burike njye ntinya gupfa byonyine kuzopfa ndabizi nyine ariko ndabugira nyine bwo bwa kiriya kiboro mani nabyo gupfa ntihatari. Okay, karibu kandi mu Burundi karibu ni njo hagaze mu Burundi ni ya mbere ni ya kabiri ya mbere hari ryari mu kwezi kwa 8 kuyu mwaka ejo bundi yaciye nk'amezi 2 wari waje gukora iki vacances tu gutembera ari muri abanyarwanda basigaye baza mu Burundi tugahurira muri arena hariho twahuriye muri arena muri industry yo mu Rwanda mva tawe n'umuntu azi nuko ari mu Burundi turabomana ndambwira wenda kuzi
urumva nawe mwaje kugisi nyene gahoro gahoro buriya niba wakoze wungutsa uduceri dukeya buri ugikuraho nka 20 kwijana usohoke uri gisi wundi uze kuri Tanganyika yes cyane hano rega mufite ahantu heza ho gusohokera nihe wagiye atari nihe wagiye za atari kuri Tanganyika hariya haraye hepfo mu kaja noneho mugira ibyo kurya amakaritiye mva ibintu bya none hatari nyine nabikunze ni byiza ahantu ho kugurira impuzu niko muzita akugurira amarja ni amaherene utuntu tw'uduherene urumva ndekuko ni ibintu byinshi hano byatuma umuntu aza nyine umaze ingana gute ugarutse ubu actually naje kwa gatandatu samedi iheze ngiyi nyine samedi iheze uramaze insomen nayo ntirageramo maze nk'iminsi yine gutyo bon ok reka duhere gato tubanze d'abord tumenye navuze ko witwa Isimbi Deborah Isimbi Dee kuri ku ma platform yitwa Isimbi Dee mugabo witwa Isimbi Deborah kuri guti Deborah kuri ko Deborah ugira Dee actually nitwa Dorcas Dorcas nivyo sorry nanyuma Deborah akaba muri umuna wanje mutoye wanje yitwa Deborah byose ndabyitaba mpamvu wumiwe ntago nari kuvuga ngo ya afite ni Dorcas ndabyitaba byose still ni madi abiri dabodi ndabyitaba ni mutoye wanje yitwa Deborah okay kubera iki wakuye Dorcas ugira Dee actually iryo zina sinanjye bari gihaye umugabo witwa Alexis Muyoboke niwe wanyise iryo zina je nitwaga Dorcas nyine Muyoboke arambwira atari ku byo bintu ko numva atari iby'abasanida ntabwo biceka ya manager rero kamaze imyaka myinshi mu muziki igerezwa kumwubaha ubwo nyine nahise mvuga okay sawa ni yari manager wawe yes yari manager wa project zanjye ariko apana manager like umuhanzi na manager yari manager wa project album yanjye gusa arambwira toya reka hindura shyiraho kadi izina ryawe inyuguti itangira izina ryawe abariyo izina none arambwira ariko D Davis D ntabwo bimaking sense reka dushyireho inyuguti ebyiri za inyuma D ubwo ni da na ebyiri yego uratuye akazina k'ubuhanzi ubwo nyine mbaye D gutyo D bagira ngo umushinga wa China ni baba bafise ngo twali ngo D ngo chincho anyway kuri bio indirimbo yawe banditseho ko uri umu artist upcoming artist mu Rwanda ukoranye no famous artist mu Burundi uretse ko na Dramatic nyine hamwe mu Burundi aracari mu upcoming mu artist bakiduga nuko nyine yaciye yagize chance aca akora indirimbo iraba hit abaraduze sinawe nyine baza ko akiri mu baririmbyi bakizamuka niko bavuga mu Kinyarwanda utanga umuziki yari mazemo iminsi ariko nakoraga imiziki navuga ngo itarabona umurongo muzima actually nakoze live igihe kinini live music karaoke ibisope ubukwe ahantu hose ibisope zino ndirimbo za kera ariko z'abanyarwanda cyangwa se z'abarundi zaba kidumu zino ndirimbo nyine zabona basaza aho uko nyine bamakanyaga turuze naba kidumu kibido kibuganizo hariya rero ugiye mu kabari ukasohoka utaririmbye kidumu urataha ntabwo utera bu kuri pe ntibakwishyura kidumu ni kidumu nyine ibyo narabikoze igihe kinini bivamo ndavuga ntireka ndavuga se wabifatanya gatangira kahiye solo ndabikora ndabifatanya ariko nari mfite support nimwe yariyo yose nukuvuga ngo narirwanagaho nk'ipapa nk'imama nta platform nyine igaragara wambonana ariko abantu banzi hari ukuntu bakuzi ariko ntaki utakwerekana project ngo bayi supporting noneho nyuma yaho naronse umu investor araza ahita nkora album y'indirimbo ambwira ati ngiye gukora platform anytime ni wabona undi mu manager waza akagufata nta kibazo ariko ngiye kuguhereza platform aramfasha album irakorwa nkora ama video
ibintu byose nyine biranga umusani ndabyujuje bunyene haciye amezi make ntabwo ari menshi ko indirimbo yanjye ya mbere noneho ifite amajwi n'amashusho byiza nyine by'umuhanzi reka mbivuge gutyo by'umusani yagiye hanze mu kwa gatatu uyu mwaka wakoze wowe wenyene yego ari nabonye wakoranye na Kevin ni Bushari ni umuraperi yes ni umuraperi wa trap nyuma yaho nyine urumva mfite actually kuva mu kwa gatatu kugeza aka kanya mfite indirimbo 5 kuva mu kwa gatatu indirimbo 5 kandi nabivuze barambwira ngo eshanu niki zitanu ni hatari nuko nyine ni ku urugendo rwanjye rw'umuziki ruhagaze je naragiye kuri account yawe entreta nararavye iyi ndirimbo kisohora na drama turafise ababone 3,500 26 kuri YouTube uri kuvuga kuri YouTube kuri YouTube warufise abantu 3000 combien figurike ariko indirimbo umaze kwisohora jewe ngoma ndayikurikirana kugira ndabe ubu ugeze kuri 7000 n'ibindi so ko isomeni shaka guhera ugeze kuri 10,000 maybe nshaka gatuma tutubwire mu Rwanda gukora hit d'abord ukoranye indirimbo na Thematic niyo ndirimbo ifite views nyinshi I think mu ndirimbo ufise ntabwo ifite views nyinshi iracyari nshasha wenda tuzabyanzura nyuma ugiye kuraba ko urumva ko indirimbo zawe ugiye kuraba ukuntu iri kuzamuka cyangwa iri kiraduga hari indirimbo yindi wari bwakore 50,000 views mu munsi umwe actually indirimbo iheze mperuka gusohora nyene ushize narayisohoye mu munsi umwe mu minsi 2 yari ifite 50,000 yes yarihuse gusa nyine nyuma yaho kubera ko abantu barayibonye yazaho nyine igenda gakeya ugereranyije na speed yari ifite igitangira ariko ni ibintu biri normal kuba indirimbo ushobora kuyikora ikageza 50,000 ahubwo avuga ngo comments n'ama likes y'abantu ntago izo mfite ubaka kanya sizo nari mfite ku ndirimbo yindi mperuka gusohora ariko nyine iyi ngiyi ndi kubona nyine how can I say like positive comments nyinshi cyane kurenza ziriya za mbere ndi kubona nyine akandi kantu nyine karimo tu cyane abarundi ndi kubona comments abarundi nabo bari gukora comments nyinshi kurusha abanyarwanda abarundi barandika icyo nicyo nabonye noneho gitandukanye ku zindi ndirimbo zanjye yes ufise fan base iyihe mu Rwanda fan base canke umuziki wawe uhagaze gute mu Rwanda nagiye kuvuga n'abanyarwanda abenshi numva umenga ntibakuzi ntibarakumenya bimeze gute actually nta muntu umenywa na bose ntago navuga ngo ndi umustar munini ariko nanone umuntu ugira views zigera mu 120 ni benshi ubaze mu gihugu uzwi n'abantu 120 baba bakuzi ariko ntago ari bose n'igihe usanga babaza indirimbo batazi izina ry'umusani ngo ati Isimbi Dee uramuzi ngo ni uwuhe wavuga indirimbo akahita avuga okay ndamuzi naho ngaho nyine tuba tukiri aho ngaho ntabwo ndi munini cyane ariko kandi nta nubwo ndi hasi urafite support y'abanyarwanda ama media mu Rwanda abanyamakuru abamukorana umuziki ndayifite support ntabwo nabaveba harimo abamfasha harimo nabiyemera nyine byabura ahantu hose si bihari harimo abiyemera bavuga ati nyine akakurereka ntakubwira turategereje banzu ube umuhanzi wamara tubare wenda urugero wakoze wenda nk'ikiganiro nko kwa Yago umuntu wari wanze kughostinga agahita guhamagara ngo ino nanjye nghosting si bibaho se bibaho cyane ibyo ngibyo duhura nabyo actually nuko nyine mpagaze ntago ndi munini cyane ariko sindi na mutoya cyane ndi hagati ndacyaza nshaka kubaza impamvu ugendana no mu makeup artist wawe gukorana urugendo na makeup artist cyane yari karavyo no kubera ko hano hari makeup artist bakazi kandi beza pe beza watinye ko bashobora kuba batametriza po yawe canke ni mushuti wawe okay ku ruhande rw'akazi umuziki wanjye uri serious ibintu byanjye nkora biba bifite gahunda ku ruhande rw'akazi hanyuma ku ruhande rw'ubucuti ni inshuti yanjye kuko urumva umuntu dushaka kumara icyumweru turi kugendana ahantu hose bibiri bigashira turi kugendana of course ni inshuti yanjye ariko ku bijyanye n'akazi
ibintu byose bigomba kuba bimeze uko nicara ntabwo biguhenda kwishura amatike yawe amayiwe hotel bihenda kubera yuko umuziki ni igishoro urashora niba washoye rero ukavuga ati ngiye gushora indirimbo nyikorere video nziza ihagaze wenda miliyoni 2 cyangwa 3 uba ugomba no gushora uko media tubizagenda mu byo upangira media tuba na makeup artist abagomba kuba arimo ubundi kirazira kubona umusani umuhanzikazi utagira makeup artist ntago buriya wiwe bwite biriya nyine ni sawa ariko ku rwange ruhande mba mbona kuba ufite makeup artist baba biba biri professional sibyo ni ibintu nyine bigaragara neza ahantu ugiye ku buryo udashobora utavuga ngo ya ngo urandamubona ngo ndamubura mu kanya urabona iyo uzi kuri bwa approaching nk'umuntu wenda urugero ndi hano mu Bujumbura na approaching namwanze ko ngura makeup mu gitondo afite abandi bakiriya birantwara umwanya kumutegereza kugira ngo ngereho binyicire gahunda nimba naje ahangaha sindi bumuzane ariko umuntu wanjye nzi ko hari aga contract runaka twagiranye dufitanye contract ngomba kumwishyura turajyana ahantu hose izo gahunda zaba zindi harabashyize ku ruhande ngewe nawe tujyana ikindi nuko makeup artist w'umuntu uri personal abazi skin ye cyane kuruta abandi urumva niba hano wenda 90% bya makeup artist hano bakorera abantu b'inzobe urugero abantu nako abakiriya benshi hari abantu b'inzobe hakaza ngewe imibiri yombi kandi product bafite ari z'abantu b'inzobe ntago ari kubwira ngo subirayo ya arayigukorera iyo makeup ariko uragenda utanyuzwe so rero nirinda nyine ibyo two tubazo bigatuma ngendana na makeup artist wanjye yes she serious mukazi ya jaje wallahi uretse gato ngashaka kukubaza kuri outfit yawe wayumviriye gute kora ko abantu bakora biganiro surta barundi bavuga ati umukobwa w'umunyarwandakazi yaje yatwambariye arabaza kuvuga nuko wanahenye icyo abantu bakwiye kubanza kumva nuko umuhanzi agira imvugo ye aguzwe n'igambere nkoranyigana n'umuntu yambaye agakabutura kagira urara ricaye mana yanjye buna iyo zoro wahaguruka mana ubu ngubu nahishe ibintu byose nikwije cyane kubera ko umusani agira look yiwe ku buryo ukimubona hariya ntiwirirwa ubaza ngo uriya ninde utuvuga turi mu n'umusani n'umusani ubu ngubu ukuntu umuntu ucuruza imyenda mu isoko yambara siko Thematic yambara ukibona Thematic atarinza nakwibwira ko ari umusani utubona ko ari umusani kubera icyo ubibona how he's looking umusani ragira ibyo yambara bivana naho agiye nje ntabwo naza kuri televiziyo ngo nambare nk'ukuntu mba nambaye mu gikoni ntetse cyangwa se ndi kuganira n'abacuti banjye aho biratandukanye hano mba ndi mu kazi ngomba kuba ngansa neza we noneho bari buvuga ko uko wahenye aho ngaho nyine ntago wagira abantu bose bagukunda icyarimwe n'abahitazi ushobora kuza wambaye birebire batari ko se buriya muntu buriya yabitekerejeho wazambaye bigufi atari ku muco waratakaye nta kintu kimwe akora ngo unezeze abantu wowe kora ibyo uzi ko bigushimisha kandi hari ikintu biri bigufashe mu kazi kawe uri umurasta girl I'm a rasta woman mu mutwe canke mu mutwe indani canke muri wewe hari abantu babaza ko kumurasta ari kugira Madrid akaba baribeshya to be a rasta is not about dreadlocks smoking weed or something else kumurasta byanyabyo no kubanza ukabyemera mu mutima wawe kuriwe kabone n'ubwo izo dread wawe utazifite no kumurasta rero kuba ubaza umva ko ari we abarasta bameze gute abarasta bagira ibibaranga hago abarasta fast barubaha respect ikindi cya kabiri barakundana love cya gatatu batanga amahoro peace rero ibyo ngibyo ubifite ubyiyumvamo kuri umurasta uburiwe buriye yes bon nakoranye na Thematic last time ndamusanze iwiwe arambwira ko ari wamutumye ko kuja mu Rwanda uramurira ibintu byose ariko ari wamu approachinze uravuga ko mushaka kumukorana why Thematic actually sinzi wenda ukuntu yagusobanuriye ariko sinamuvuguruza ho hari akantu nyine gatoya yibeshyeho gato reka mbivuge uko kuko kugira ngo duhure twahujwe n'abafana yes no kuvuga ngo njewe navuye mu Rwanda mu mutwe wanjye harimo ko Thematic ari umwana ushoboye hani Burundi ufite impano pe
pe naje bindimo nizira muri vacances ngeze aha bihurira no ko indirimbo yanjye yasohotse isohoka nkiri hano ntarafata indege ngo nsubire mu gihugu biba ngombwa ko ndi buyipublish hano nkora publicité mpora n'abanyamakuru barambaza arabizi n'abanyamakuru barakubaza ninde musani y'u Burundi wemera urumva nari kujya kure se nahise bavuga Thematic ndamwemera kandi kuko arabideservinga n'umuhanga ndavuga Thematic uriya mwana ararenze arani mwiza nakabot baju turamukira kuririmba arasa neza nyine ndabivuga barambwira okay noneho washyizeho ikiganiro abafana baratangira ati ukabahuza ubahuze abafana barabisaba uwo mutipe nawe mbere imfura aragenda aramunzanira mana ya ukiri hano yes nari nkiri hano naburaga nk'umunsi umwe ngo nsubire mu rugo turahura n'umwana mwiza turaganira turahuza flows abasanizi nyine twarahuje pe turahuza dukora n'ikiganiro baragikunda baraguma baratitiriza turashaka indirimbo none hari ukuntu wirengagiza ibintu ukayibonye ariko wajya kuri Instagram ugasanga bakwandikiye turashaka indirimbo ya Thematic namaza ese bite byaba tumva abantu bari kumbaza indirimbo hagati yanjye nawe okay why not let's do this tubitekereza ndambwira ni se byaba byiza njaho ngaho cyangwa wazaha tubiganiraho ngiye ndeba nsanga mfite plan ndende nafite plan ndende ko hari ibintu by'amatheatre nari ndimo nari kuza hangaha bishobora kungora ndavuga nti why not tutazaha gwino nta kibazo dépense byasaba turabasani twabikora turafatanya yaraje turamwakira ko bwari n'ubwa mbere aje mu Rwanda ndamwakira arishima turakora indirimbo project ni kuri nyine mwayibonye ntago byabayeho kugira ngo mutitirize musabe ahubwo twarabiganiriye turabyumva yes kuko ntago ndi munini cyane yo kujya kumbwira ngo urabona ngahita avuga okay reka twaraganiriye nyine nk'abavandimwe nk'abasani arayibona ko nawe birakwiye ko mukorana birakwiye kandi yaravuze turi umuhanga ngiye nkurikije n'abakobwa nzinge nkunda vibe zabo mbona zimacinga n'izawe so nanjye nkunda vibe ziwe kwa ndamukunda uriya mwana zikuririmba kararenze let's do this Thematic na mwana arabizi wowe kararenze imyaka 5 nawe arabizi ariko mu mwitege azaba ari ikindi kintu kirenze ya indirimbo tubwira vibe mwari mufise muri studio ko byari show kabisa urazi hari ukuntu aza muri studio bakabanza kubona aratuje nari yakwihoreye abarakumenye noneho ndavuga ndetse mwana ko ariko utari kuvuga ndavuga ni cyangwa ubu ngubu cyangwa wenda kwakira iyi space bye ntibiri gukunda aratwihorera babanza bakora beat yatwihoreye yacecetse yinjiye umva barambwira ati none se drama boy none se hano nta kuntu waduhereza imirongo ntigeze anahagarara yaraje atafata ama headset ajya kuri microphone umva nta n'iminota singaye yahise adukoma vibe ndavuga okay hanyuma wari wicaye hariya ufite ibyo bintu byose bingana uko yari karavyumvira no kuri shooting niko yarantunguye kuri shooting nabwo yari imereye gutya mbona yatuje bakimutunga kamera ego mana ese mvuga ni muhusi inkuzi ntago tuzi nese mbona ntamuzi pe yahise mpindurira ego ku bintu byose bigenda neza n'umwana mwiza araganira afite nyine clear heart hari amakomenti abantu bandika ati ngo Thematic yaragukomye mu ndirimbo yawe ibyo ntabwo buzabona kubitekereza iyo ni mindset z'abanyarwanda n'abarundi n'abagande n'abanyakenya n'ahantu hose ko bumva ko niba mwakoze video bumva ko bitarangiriye aho ariko ntago bazi kuri set abantu baba bahari kuno abangana uzi kuri set haba hari abantu abaje kubambika abazanye makeup abatwaye amatara abazanye makamera haba hari abantu nk'igihumbi koko ibyo bintu wabikorera kereka wenda wese ubu nkaryari sinzi ubwo wenda kereka nka mbere ya shooting cyangwa haciye nk'iminsi wenda shooting yararangiye naho kuri set ho rwose ntibishoboka gusa ibyo batekereza nyine ntabwo ari byo twebwe turi mu kazi bon
shaka tubwire histoire nindi ya propose sujet y'indirimbo. D'abord histoire turayumva ni naba ex basubira naba ex bakiri ibintu bitaheze neza après bagasubira kumwa bashaka kumwa babonana. Yes, ninjye wazanye story. Byarakubaye oya ntibyambayeho ariko ni ibintu byeze man bireza ahantu we usanga umuntu muravuga none se bite byawe umva ngo hari umuntu ugiye kureba ande nasubiranye na ex umva kugiye kureba mu ex muracyavuga nibiki umva ngo ushanga umva kumureka byaranze none hejo wavugisha n'undi ukumva ni ya story wakumva n'undi hari irya hirya ukumva ni ya story wabaza mu Barundi naho ukumva naho birahari none se ibyo bintu ni iyihe ndwara okay niba none hari ibyo byeze ndumva bya soundinga neza dukoze indirimbo yabo harimo n'abantu banyandikiye sinabavuga nyine reka mbabikira kabana master tubatumara maje kuri Instagram dore DMeze ngo bari kwijagajaza ngati yo ninjye ubwiraga yo yes nuko story yaje nyene ya ariko yarabaye squad deja ni batwara abantu bakira bamaze kurimba histoire nk'iyinye shaka tugirire akapela subwari ubwa mbere nkunze wandutiye byose ntunze nanyuze henshi ngo ntuze maze kubona yuko byanze oh my ex lover you mean a lot to me morning to night the way you touch me the way you killing me unzamurira feelings na temperature wanera guhora ngenda my lord oh my baby feeling me nkunda uburyo mfiringa nkunda uburyo fixinga ukundeba bira ntizinga sorry tuma habe na mochetinga I see you falling for you again kandi nari nzi ko byarangiye ariko uburyo tuba twibeta it's against the law this love is a feeling that I can't control kuchiyo nkubonye bituma mba weak oh na let's mess tutite kwari kumutaga imvura nuyigwisha ndaza n'umutaka yes ndi muri guest kumutanga cause if my babe ndamuchitinga tonight skwenda iskuzi kuri party ya dramatic wow ubu vibe bitese ndakubwira umuntu kazi muzorondera mukorana indirimbo ego mona walda ya mukobwa ndamushaka si wewe wenyine ubimbwiye abona bata ya mbona mega ma vibe yanyu ahuye yobatese byabitese afite mu vibe zimeze cyo kimwe zitesa ku abantu batarara indirimbo ngende bira ego so fire ndaravashe lavashe n'umuntu wanje noneho uzokorane nabo batesa umukobwa nzamushaka vraiment nuhe muri ivyo umunyarwanda ushaka gukorana nawe katuri tuve mu Barundi ko Barundi warakoranye na Dramatic umunyarwanda nshaka gukorana nawe urede bushari niwe nashakaga none twarakoranye na wundi ubwo hari yundi ninde buriya kuri kote y'abakobwa ya umuntu numva twakorana ni Ariel Ways kubera iki Ariel dufite vibe zisa ziri nyine turahuje turahuje kabisa iyo ndebye imiririmbire ye vibe ziwe mbona ari we duhuje ko ngewe ntabwo nkunda abakobwa cyane nyine nawe urabyumva usanga nyine twose n'udukobwa bashaka umukobwa ariko but another way ushobora kuba umuhungu mo nyine ziriya vibe z'ababoyish nizo nkunda ngewe kutabyumva niho naumeze yes ngewe ndi umukobwa ariko ntago ngira vibe z'abakobwa 100%, ngira vibe z'abakobwa n'iz'abahungu kubera ko ndazi ko imiziki yanjye ntago yumvwa n'abantu bamwe, yumvwa n'abantu babiri. Nagoranye ganira na Brian ejo nawe yambwiye ko badakunda vibe z'abakobwa. None tubihe twese tugira vibe y'abahungu. Oya, buri wese agira ibintu akunda. Nkuko ngewe nkunda vibe z'abakobwa ariko zivanze n'iz'abahungu. Hari ukunda iz'abakobwa gusa. Ukaba udashobora gucuranga indirimbo y'umusore ngo ayumve. Akurazi ko acavuga ngo muri lesbienne. Umva, babwira kandi kantu nkunda abagabo. Ubwo umuntu uzavuga ko ndi muri lesbienne yakisha. Already ubwo wakisha. Ego
ako marangi urugwa nkunda abagabo ubwo muraruzi we ntabwo ukunda umugabo ukunda abagabo benshi apana umwe Isimbi ego ko mbabarira da none si baturemewe se ubwo ndinde wo guhakanya Imana ibintu birakaze rata ndabeshya njye ndinde wo guhakanya Imana njyewe nikundira abagabo umva ndabakunda abashu ibaze rero abagabo bashavuga ati uriya mukobwa nuko afite vibe z'abagabo n'utujanye n'umugabo reka none se nabona ko ndi umukobwa barabibona canke muri uwo mwanya ucugira vibe z'abakobwa ni ukuvuga nshobora kuba umukobwa nshobora no kwatinga nk'umuhungu ariko ntibisigura ko ndi umuhungu kugira vibes z'abakobwa gabo ntago bivuze yuko uri umugabo none arabire bakabona mu maso uri umukobwa wasize makeup ufite zino lashes ufite maverne wambaye nyine nk'abakobwa ariko nabisobanura gute aha reka mbahe vibe z'aba Jamaican none se bari abantu wavuga ngo ni abagabo wapi ubona vibe zabo ukuntu zimeze wapi Rihanna si umugore ariko ujya ubona vibe z'ukuntu zimeze zirimo ikintu kiki biri sexy ufise umumanager ubunye aragushanga amafaranga agushanga amafaranga umu-investor agakontra kanjye kagiye kurangira nawe sha mugire muzana amafaranga nikarangira ubwo nyine twabonye undi reka nabyo kwisuka uzana twavuye bebe ego nani twasubirayo uvuye umva itabarwe nimba nitabarwa mu Yago yavani he utyo Yago aturuka neza muri commune yegeranye n'iyiwacu really umva mu Mutara uzi imisozi narenze ngo nisanga i Kigali yo no ngwasubira ntago nasubira mu cyaro ubwo no gusura mbashyiriye amafaranga mbashyiriye imiziki mishyashya ariko ibintu byo kuvuga ngo Kigali ranze nsubiyeyo nzahita ahubwo nzashaka uburyo mva mu Rwanda basi njye hanze okay uramutse investor wawe biraheze contraire iraheze ntago urara nkundi mu investor cubizo cubigenza gute hoya abandi barahari ariko ndacyari kureba hari abandi barindiriye ko contraire barahari bari no kunyapproachinga kwanza barahari ariko mu Rwanda ngira biroroshe kuronka aba investor mu muziki bisaba gushirika ntago byoroshye urashirika urakora nk'ubu ngo bibaze kuva mu kwa gatatu kugeza aka kanya muri uko kwa 11 mfite indirimbo 5 muri icyo gihe uri kumva ukuntu umuvuduko ndi kugenderaho ni munini urakora uba convict naho kuvuga ngo ngiye ngo ndi umuhanzi hese utari kubereka nyine ibyo ushoboye shirika ubute kandi uhure n'abantu hari ibintu abasani bakora byo kwifunga akaba adashobora kujya ahantu hari abantu hariya mwanga kujya niho haba hari aba investor usanga baba bakunda kandi usanga abantu abakire ntibabona n'umwanya wo kuguhamagara bisaba ko ubashaka yes barahari rero batwagiye duhurira ahantu hagiye hatandukanye mu mahoteli se nagiye kuririmbamo hehe nyine barahari bavuga ati ariko sha ngiye mbona twakorana nundi ati mbona twakorana nago nkuhakanira ndakwikiriza mpaka mbonye uwo nshaka wagiye Kigali kuri amatara none uza ariko nakubwira tuzi imisozi twarenze ibaze rero nagiye gukena umuboss hari niwe wicaye umva none ngiye buri ahantu hicaye umukene sinshobora kuhakandagira nanabikubwira abakene bakabanye reka umukene nshobora kumwegera ngiye kumhereza 5 ngati genda ugurira abana gafuka igikoma ariko ntidushobora kwicarana ngo dupange projet kuko nkwicaye ruhande ayo marira uri kuvuga uri kurira mana ndakennye yanye mbabarada nakwegera nje kugwa amafaranga yo kugusapotinga uri kumbwira ikibazo cyawe gatoya ariko ibintu byo gutindana nawe album yaramaze kwisora none ko nanjye navuye mu bakene ubwo ndava mu bakene nje kwicana n'abandi bakene nzatera imbere kareka kareka ndumiwe none zo sibyo umva nukuri niba ushaka kuba umukire gendana n'abakire ariko nushaka inshuti zizakugumaho bari abakene sinzi niba uri kubyumva baganiriza gute aba boss kugira uhita none se irya modoka yawe urebye hagaze nk'amafaranga angahe kugira yumve ko nawe ushaka kuyigura none se waba utabaje ikibazo cy'imodoka yamenye ko uyikeneye siko bimeze se kugira ngo irya modoka yawe hari urihagaza ngahe $80,000 okay none se nta 30 wabona wenda nk'umuntu ashobora kubona nk'imodoka wenda $30,000 yizira hari kabisa okay shadisi ni wahura n'abashuti bawe bazicuruza uzambwire bagomba abanyarwanda kazi muzi ubwenge none abanyarwanda kazi muzi ubwenge umva kuba muri iyi si iki gihe turi mu kubincakura urumva ukabincakura
ubwo utabaye incakura nyine bikurangiriyeho n'umukobwa w'umunyarwandakazi ariko yakuriye Kigali yakuriye amafaranga yakuriye amafaranga ariko ukamura ukavuga ati umwana ntabona isi ino bavuga ngo nukuje bajeba abutesi arateta umuganiriza ute aho murashaka kucyana mukagirana iki cyane rwose tambwa none se sheri buriyo mpaye nk'ibihumbi nka 500 rata ngishyira hara mu isoko nibivamo kwa ko nyine ntago bazikuna amafaranga avuna tukubwira yigo shani ma 500 zonyine ushaka $500 numwe nizo nshaka shambabara nuko nahombye nacuruje byahombye ngo yongo sha sorry akayaguha none noko katazikuna amafaranga avuna arayatanga nyine uko yibone ariko twebwe yewe udukende twaturutse mu cyaro ntabwo yasubirayo oya nujye no kureba Kigali uzasanga ari bafite amamodoka nukuri kw'Imana ariko ino hari ukuntu bita abana bavuye tubavuga ngo ruguru je navukiye Gitega nasi navukiye Bujumbura ngo babita bavuga ngo barahabona kurusha abana bakuri bavukiye Bujumbura kandi bo bazi gusokura amafaranga mu bantu bazi kurondera nibo bazi gutigita nahari niko bimeze nukuvuga twebwe tuvana inzara mu cyaro ruguru nyine iyo tuvana inzara mu cyaro kandi inzara ndi kuvuga si y'ibiryo kubera ko ibiryo mu cyaro turahinga urumva amata inka ziba zihari ariko nta mafaranga bariyo rero urumva ikintu kiguturutse iwanyu kikujyanye mu mujyi nta mafaranga kuko ibiryo ntiwabibuze rero niyo ugiye gushaka cyane hora akoze indirimbo nk'iriya ya Yago umva Yago buriya gaceka buriya ninjye yavuze arabizi ko muva hamwe arabizi nyine arabizi none se niduturuka muri gatsi bashata bagwe kabarore shibi yangiye havuye basani bangahe ego ahubwo se ninde utavayo reka ngubwa naturuka mu Mutara mbakubwira harimo witwa Muyoboke Alex harimo witwa Yago The Ben na The Ben harasumye Kigali naba Kigali ariko bavuye hariya bimukira mu mujyi Kigali harimo ngewe Anita Pendo kari benshi sako ni majaruguru ba Junior Giti biri yego ko abanyamutara yo waba winka n'abantu niyo baturuka iyo nyene ariko rero kuntu baje Kigali baraza barasuringa tu baka kanye ne ugenda ukavuga barakubera example cyane rwose nkubo Anita Pendo yiturukiye rwose iriye mana yanjye nabaho pazeda abantu bakome bose baturutse mu byaro urumva Anita Pendo njye njya nkurikirana amateka ye ukuntu yaturutse mu Mutara azi Kigali ukuntu byagenze ukuntu yahasolenze se mujya mumva yavuga ngo numukobwa yirwanyeho nukuri none sa ntameze neza afite abana be afite imodoka afite inzu afite akazi ameze neza kuko nta bunebwe afite nyine yes abantu bo mu cyaro rero umva ruguru ni ruguru arya koresha mushaka pesa sinzi Igiswahili ariko nyine nuko nyine uba mtafite pesa shaka umukurangiza utubwire amajambo y'ikirundi wamenye ntabwo soba sinenshi we umva kijya kirato kirazimvye none naronka bizimbutse bavuzwe ahantu hari biratu bizimvye bizimbutse ahubwo by'abakobwa bizimbutse by'abigeme mayinka by'abakobwa ni boni kirundi abakobwa ni kirundi nuko ni menshi amajambo n'amajambo rega ni kirundi twa tuvuga amagambo umva ni byinshi none hakantu kitwa mugabo muraba akandi harya muta buriya neza muta buriya mvuganye n'umusore hani Burundi ntumubwire havuge muta metamvuga ntiwakishe ntabwo uri umurundi ntabwo uri waho vuga iyo waturutse amahera noneho urumva injya itiro ni byinshi amazi bisimiki ibaze noneho umuramutse umaze ukwezi ngaca ukamara amezi nk'atanu cyo murundi kazi cyane yego Kirundi Isimbi wazanye gitari nagwa wayivugije mu kurangiza shaka duheze tubavye ko wakoze muri karaoke kandi ndakunda abantu barimba neza kandi bazi ntabwo ngiye gucuranga karaoke afite indirimbo zanjye byo biragusha indirimbo zanjye ndagufatira bamuzisha twabahaye show nanjye mu mpesho rero kuri channel zanjye igitari niyo
ya bien nagakobwa se ubona gafite ya nakademu vrai ambo daheze ego ku kirundi muracyumvisha we yego yulamene ndi mubaya ngakwirahira ndi mubandi agoyo dari when I cry tuberanye nka X and Y uba yuri outside twabona and if you want pay you come inside ujunyica when you push hard undi ruhande abandi bose zinjona ay nanjye ndiyo la can we just try nukuri you my side nagusarira nkuri hafi pe urabizi sinagusiga abashaka bavuge simbitayeho no naho najya baby you my type ninjye nawe yeah sha yeah I can never leave you ninjye nawe yeah sha yeah Osio salanga zoba bonayo tu me fais craquer baby je ne meurs baby we no have to get enough of you babe sitini bana basha oh baby try me when you want it I can be a writer but see if you want it give me your banana oh doing your child when you push it high but see the car to janizi rimba neza wow asante ratisa cyose mudaha barimba neza cyane murandestabilize iby'isi bihinda nk'imirabyo this tough life ubona n'insazi yeah nagavero mu my pictures slay queens bands for what they lack ndambuye fake life mwembene manchira nubwo ubona nseka life is inizima niga lagusare n'amahoro y'umutima menyeza we kandi ukora n'umutima kumamara mbona byica ubuzima ngo nizina hey lonely I'm lonely wawe nagubizi believe me oh yeah this life nambaye unishaza nubwo bwose umunandi socialite mbaye fake life with fake friends oh yeah fuck this lonely I'm lonely wawe nagubizi believe me oh yeah this life nambaye unishaza nubwo bwose umunandi socialite mbaye fake life with fake friends oh yeah fuck this amajambo araheze amajambo araheze wow wow uratese iyi ni kamenyeretse yerekanye akankora yindi ndazifite nyinshi mfite ibiririmbo ku mana yanjye ndibuka ko wansabye igihe gito gishoboka ngo byibura nkusobanurire impamvu inteye kugusiga ndirengagiza ndagenda ngusiga mu gahinda nibagiwe ko natwaye ibindi nkasiga umutima wanjye wawe ndirengagiza ndagenda
usiga mu gahinda nibagiwe ko natwaye ibindi asiga umutima wanjye wawe nukuri umbabarire ndagusabye umande mahirwe kuko wereka burya ntiyagura byose kuko wereka burya ntiyagura byose inzu nziza wifuzaga n'imodoka nziza narotaga nabyo naje kubibona gusa nibyo mpaye umunezero ndirengagiza ndagenda usiga mu gahinda nibagiwe ko natwaye ibindi asiga umutima wanjye wawe nukuri umbabarire ndagusabye umande mahirwe kuko wereka burya amahera kuko erega amafaranga ntiyagura byose ntiyagura byose warize umuziki warize umuziki kareka sinzi we nabikuye nanjye nabonye ubizi uko nyene abandi numva bavuga ko bize ku Nyundo I don't know shaho narahumvaga nigeze no kwifuza kujya kwiga ariko ubushobozi nyine sinari mbufite waravyigishije wenyene narabihashye se mbeshya abarundi n'abanyarwanda ngo ngewe narabyize kareka naragendaga nyine aho mbona bari gucuranga nkagenda nkakopera ibyo bacuranze nkagenda nkahita nanjye mbyiga nisanze nshobora kwicara nka compose indirimbo yanjye nshobora kwicara nkandika mbona n'ibiraka by'amatiyatire gukompoza amaririmbo nuko nyine nabonye biza sinabeshya abantu pe courage urarenze vraiment kubabaye urashavuye kurara urazi kuririmba ko atana kimwe nzi kuririmba yababaje nye uranagerageza wapi ko byaranse abigerageje byaranse ntakunda ariko bazagutumira muri karaoke rimwe n'umupianiste bagushyira hariya umaze waririmba gusa nyine baza gusemba baza abantu ngira nimumva bihaye ntibaze gushavura anyway ni umunyarwanda ariko arazi kuririmba nimba hari abarundi baravye kino kiganiro no gusapotinga talent umuntu on s'en fout yava canke yiki arazi kuririmba mu supporting ndaza gushamo link yindi ya YouTube muri description yamuze kuja kuyiraba mu clique hama mukore subscribe kuri channel yiwe antuka mwavyumvise aririmba neza aririmba neza mu supporting n'umunyarwanda kazi mbwa kunda Burundi n'umunyarwanda kazi abanyarwanda murabiki ndatse ko murabiganira muri benshi muze mushigikire hama iyi mpano yiwe ko yatanguriye inganda twazaraja mu Burundi agaruka ngahanye ni hose edaya turi bamwe mu kurangiza sinzi ko ari ikintu ubwira tanga message yanyu mu biha abarundi n'abanyarwanda baravye kino kiganiro cyo nabwira cyambere cyo nababwira banze bakore subscribe kuri channel yawe first of all hari ukuntu abantu bazakareba ikiganiro mwana bakarya show ukabaha show y'ubuntu bakareba isaha yose mwana umuntu akava kuri internet ataguze hana like kandi yishimye we yes uriya burwayi nibo bese byo banze mukore subscribe ubundi mukore like ubundi murebe ikiganiro siko cyo nicyo nabasaba cyambere ikindi cya kabiri ndashimira uyu mwigeme akoze ndagushimiye si mwiza arata uko asa gutya nyene n'umutima ndakeka mwabonye ubwo naho yabahishe nyene ni kuri mwana mwiza sibyo ikindi cya gatatu abarundi nagira mbabwire ko mbakunda suburyarya nta n'ikindi mbivugiye kindi nyine ndabakunda tu ko mufite umutima mwiza urazwe umwanya kiriye rimwe nzakora documentaire ahari yo kugira ngo mbivuge tu baranyakiriye abasani banyu n'abana beza baravasha Alvinio baby face baranyakiriye sister baranyakiriye bambere y'abana beza ba Bebe Life n'abandi n'aba Joel producer aba Dramatic nyine baranyakiriye n'abana beza
nabonye abagenzi baransohokanye nagira ngo mbashimire bose ndashimira makeup artist wanjye abayitanze buriya we noneho nzamushimira we wenyine nyine ikindi hari umugabo wicaye hariya inyuma y'ibintu byose muri kureba ishusho niriza risa nabi niwe niriza risa neza niwe amajwi ni yaku nukuri Imana igumugisha batamushimiye azaraza ku ndamushimiye cyane ni by'agaciro kubona nawe yemeye kwitanga ndashimira abarundi ndashimira abanyarwanda indirimbo yanjye ni ukuri kw'Imana mudahari ntacyo nabamaze ndetse namaze iki ni mwebwe nkorera basi abashu mudufashe muturebere indirimbo urumva muduforowinge twaje gushaka amafaranga twaje gushaka amafaranga none se nimutadusapotinga turayabona ntabwo mwaje kubereka amasura yanyu amasura mfite agasura hari abantu bafite udusura twiza two kubereka njye rero ntabwo sinzanye isura aha nta n'ikindi nzanye donzanye ibi ngibi nzanye gitari n'impano yanjye sibyo n'ubusazi bwanjye n'iki byose ndabibazaniye ngo mubikunde ni ukuri ni mubikunde mutobere kandi mubikunde arabinginze mukunde ubusazi bwiwe please Isimbi urateza walahi urateza reka tugushimire kuba watuganirije ari cool ariko no murasta vraiment no murasta nko kabivuze no murasta urateza zo kwa mumeze ko nyene kandi ko haje uririmba neza ufite impano anyway reka tubashimire twakomeza neza mu gitondo ebisi bada twaze mugabo ndibaza mugabo ntacu nimwe mwaryohewe on s'en fout mu kwa mwaryohewe amasaha yabaye maremare mugabo ko muraryoherwa ni bon twabongereje iminsi yo kubaho natwe mudushimira ahubwo Isimbi welcome again no agaruka uzotubwire kuge nyene barundi bakundana kuge nyene bakirana nuko tuzokwakirana natwe tuje mutwakira neza ubundi ni ibintu nuko imipaka barayifunguye jewe umuntu uzumva afite gahunda yo kuza i Kigali azambwire nge nzamwakira mfite inzu nini mfite uburiri mwakira zansuri yiryamire urumva mwakire nukuri pe kandi inzu yigira zira barundi urukuri bazaze none se nge ko naje bakanyakira tuzoza ibyo umuntu akugire nawe ujye ubimugirira yo reka dushimira abantu baravyikira kiganira abanyarwanda abarundi turi bamwe turakundana tubonanye dukundana bige ibintu by'amatiku ya kera twarabihevye ubu ni turi mu bavuga gute ntabyo nsimbwa mwabitahuye mu rugendo rushasha ubu ni ugufashanya twataye ko ibihugu byacu bitoya dufatanyije tugashira hamwe ingufu zacu turashaka gushikira abatanzania abakenya n'abandi mugabo ibintu by'amatiku ngo abanyarwanda ngo abarundi ibintu by'abarundi by'abanyarwanda ibintu by'amatiku by'uburofa nizo nta namwe ushaka kutugeza alors mwandaye mukundana kugira nyine mwabitanguye mwandaye mukorera hamwe abartiste bo mu Rwanda muza mu Burundi maze igihe muza mu Burundi mwisanzuye abarundi bacu basigaye baja mu Rwanda bisanzuye bigumuko reka twasezere twizere ko next time muzamuri ngaha kandi ukabutarakora subscribe yikore hamuje no kwa Isimbi Dee kore subscribe wongere urabe indirimbo ziwe please ako kan wongere urabe indirimbo ziwe alors bye bye on vous aime beaucoup bye moi turakunda Siren Vibes TV